Muraho neza bakunzi baduhugurana ikinyarwanda. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro gishingiye ku migani kandi rwose nabonye mugikunze muri benshi. Tubahaye ikaze rero mwishyuke kandi mujye mutubwira mu bitekerezo ibyo mukeneye kuko nicyo twahabereye kandi niyo mpamvu tubazana ibyo mushaka buri gihe. Tubahaye ikaze rero. Uyu munsi nabateguriye imigani 10 ijyanye n'inshuti. Umugani wa mbere uragira uti: inshuti iruta inshuro. Inshuti iruta inshuro. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko inshuti nyanshuti koko iba ifite agaciro kuruta ibintu, kuruta inshuro. Inshuti iruta inshuro. Inshuro ni ibintu, ni icyo umuntu akorera, ariko icyo umuntu akorera nticyakagombye kuruta inshuti. Rero inshuti iruta inshuro. Umugani wa kabiri uragira uti: inshuti utabonye mu cyago ntuyibona ku cyibo. Inshuti utabonye mu cyago ntuyibona ku cyibo. Ubu ngubu iyo umuntu ari inshuti n'undi yakagombye kuba inshuti nawe mu bihe byose, byaba bibi cyangwa se byiza. Icyago gihagarariye ikibi, icyibo umuntu ashyiramo ibyo kurya cyangwa se kera bakoreshaga batwerera umuntu bakagishyiramo imyaka, kigaragazwa n'ibintu byiza cyangwa se kigaragaza ibyiza. Imyaka kigaragaza ibyo umuntu yarya akabaho. Rero inshuti nyanshuti wakagombye kwibonera mu byago ndetse no mu bihe byiza, bikaba ari mpanguhe. Inshuti rero utabonye mu cyago ntuyibona ku cyibo. Umugani wa gatatu uragira uti: inshuti gito ikugoroza intege z'ikijumba. Mushaka kwibaza muti ese ikijumba kigira intege? Uko intege muzibona ziringaniye n'ivi, ni nako n'ikijumba kiba kitagororotse cyose, hari naho kiba gifite intege cyangwa se kigondoye. Rero iyo ikijumba ugerageje kugira ngo ukigondore gihita kivunika. Inshuti mbi rero cyangwa se inshuti gito ikugoroza intege z'ikijumba. Inshuti gito cyangwa se inshuti mbi igusaba ibidashoboka. Ndumva byumvikana. Umugani wa kane uragira uti: inshuti ya none yaguhishira ntiyaguhishira. Reka nkasubiremo: inshuti ya none yaguhishira ntiyaguhishira. Guhishira umuntu ni ukumuteganyiriza ikintu yaza kuramirwa cyangwa se ukamuteganyiriza ikintu waza kumuramirira. Rero inshuti z'ubu ntizigira ibanga, ahubwo ya yindi wagaburiye cyangwa se ya yindi wahishiye, ya yindi wateganyirije uruhisho ntijye guhishira. Umugani wa gatanu uragira uti: inshuti ziba nyinshi iyo mwambaranye ubusa iraguma. Inshuti ziba nyinshi iyo mwambaranye ubusa iraguma. Inshuti mwakoranye ibyiza byose mugasangira ibyiza n'ibibi rwose iraguma. Iyo mwambaranye ubusa muba muziranye mwese. Rero iyo nshuti ibigumye iraguma. Niyo mpamvu bavuga ngo inshuti ziba nyinshi ariko iyo mwambaranye ubusa iraguma. Umugani wa gatandatu uragira uti: inshuti y'umwezi iyo hakeye yitura nyirabukwe. Inshuti y'umwezi iyo hakeye yitura nyirabukwe. Umwezi ugaragaza ahantu hakeye, ugaragaza ibihe byiza. Rero iyo hakeye rwose inshuti yitura nyirabukwe, ariko yaba ari mu mwijima cyangwa se ari mu bihe bibi ntiyibuke nyirabukwe.
ubwo rero inshuti nziza, inshuti nyanshuti uyibonera mu byago, ntabwo uyibonera mu byiza gusa. Umugani wa 7 uragira uti inshuti irakurya ikakumara. Inshuti irakurya ikakumara. Kwitangira inshuti ntibigira rutangira. Wanakwemera ukikokora twose ariko ukaramira inshuti, kuko inshuti aba ari inshuti nyanshuti kandi koko mufitanye ubumwe. Umugani wa 8 uragira uti inshuti irenze umunsi ntirenze iminsi. Burya gutabara inshuti ntibigira igihe, ahubwo byagutwara agahe gato, niba ariko nabyita. Ni ukuvuga ngo inshuti nyanshuti yagaguhozeje ku mutima cyangwa se igahora igusura ireba uko umeze, naho inshuti nyanshuti si yayindi igenda ikirenza iminsi n'iminsi, ahubwo ngo inshuti irenze umunsi ntirenze iminsi. Umugani wa 9 uragira uti inshuti mbi ikwica mwicaranye. Hari naho bajya bavuga ngo ntawuhisha uwahishaho. Buriya inshuti nizo usangamo abanzi benshi, hakaba naho usanga abakunzi benshi. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko inshuti mbi ikwica mwicaranye, ya nshuti iba yigira nkaho ari inshuti nyanshuti, kuko iba izi byose ibyawe byose, iba ikuzi kuva ku musatsi kugera ku ino. Icyo gihe kukugambanira cyangwa se kukuvuga mu bandi, ikuvuga birambuye kuko ibyawe byose bibizi. Umugani wa nyuma ari wa 10 uragira uti inshuti urayihana yakunanira ukayoshya. Reka nkasubiremo ngo inshuti urayihana yakunanira ukayoshya. Ibi bisobanuye ko nyamwanga kumva nyanze no kubona, kuko iyo uyihannye ikanga ikakunanira, urayoshya ikajyayo, yabona ingaruka ikiga isomo hanyuma ikakugarukira. Niyo mpamvu bavuga ngo buriya inshuti urayihana yakunanira ukayoshya, urayireka iyo irengeje inama zawe ikabirenza ingohe, urayireka ibyo igiyemo ikabivanamo isomo, noneho igatangira kukugarukira. Iyo ngiyo niyo migani rero 10 twabateguriye kandi twizere ko yabaryoshye. Kandi niba hari umugani mudasobanukiwe neza, mwakwandika mu bitekerezo kugira ngo nibura tubagezeho ibisobanuro birambuye byawo, ndetse n'uburyo ki umuntu yawukoresha aganira n'abandi, umuntu akagaragara koko nk'intiti yize kandi izi gakondo yacu cyangwa iz'ikinyarwanda, ari wo muco wacu, twavumamo imvugo karundura twakoresha tuganira. Murakoze rero kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Turayifuriza ishya n'ihirwe, mukagira amagara n'amagana aho muri hose. Murakoze cyane, mwari kumwe na Alexandre Ntakirutimana.